Bukeye bwaho Kevin yabyutse kare cyane mu gitondo cya kare, yari afite gahunda yo kongera guhura na wa mucuruzi wari waramuhaye amahirwe yo gutangira umushinga. Yari yambaye neza, afata igikapu cye aragenda. Ageze mu nzira telefone ye yarasonye, arebye hasanga ni Aline. Kevin yararebye kuri telefone ariko ntiyayitaba. Aline yarongeye arahamagara. Kevin arongera arayireba ahita ayishyira mu mufuka. Yari amaze kwibwira ko atagomba kongera kwivanga mu by'urukundo kugeza igihe azaba amaze kwiyubaka. Kevin yageze kwa wa mucuruzi, umugabo yaramutegereje cyane mu biro bye. Ku meza hari hariho impapuro nyinshi, mudasobwa ndetse n'amashusho agaragaza imishinga itandukanye. Umugabo aramubwira ati, Kevin, nashimiye uburyo ukora, ariko mbere yo gutangira ndashaka kukubaza ikintu. Kevin aramusubiza ati, nteze amatwi. Umukiriya aramubaza ati, n'iki wifuza kugeraho mu buzima bwawe? Kevin araceceka akanya gato, yarangira avuga ati, ndashaka kugira ubuzima bwiza, nkagira ubucuruzi bwanjye kandi nkaba umuntu ushobora gufasha umuryango wanjye. Nshaka kuba umukire ngo nanjye nereke abantu ko nanjye nshoboye. Ndashaka kuba umukire kuko nshaka guhindura ubuzima bwanjye. Umukire aramwenyura ati, icyo nicyo kintu nashakaga kumva. Yahise afata urupapuro rumwe ararumuha, ashyira imbere ya Kevin. Aramubwira ati, uyu ni umushinga nshaka ko utangira kuyobora. Ndakugira inama, nguhe igishoro cyo gutangiza, ariko gukora cyane bizaba ibyawe. Kevin yaratangaye, we uyu mushinga koko? Umukire aramusubiza ati, yego, ariko hari ikintu kimwe nkwifuzaho, ntuzibagirwe aho wavuye. Kevin aramusubiza ati, sinzabyibagirwa. Muri icyo gihe Aline yari yicaye mu rugo, yari amaze iminsi yibaza kuri Kevin, nuko ahitamo kugatereka nje kumureba. Ageze hafi y'aho Kevin yakundaga gukorera, abona abantu benshi ariko benshi bari kuvuga kuri we, bavuga kuri Kevin. Umwe muri bati, wa musore witwa Kevin uramuzi? Ubu yabonye amafaranga menshi, yabonye umushinga munini. Undi ati, yego, uwo musore afite amahirwe menshi, uyu mwaka ashobora guhindura ubuzima bwe. Aline yaracecetse aribaza ati, Kevin, wa Kevin nakundaga kuvuga ko ari umukene? Yahise afata telefone ahita amuhamagara, ariko mbere y'uko ahamagara Kevin ahita ahagera. Yari ari kumwe na wa mucuruzi. Kevin yaramubonye, aramwegera, arangije aravuga ati, Kevin arahagarara. Kevin aramubaza ati, se waje hano kwenda iki? Aline ati, nari ndimo gushaka kuba nakubona. Kevin aramusubiza ati, kuki nyine kumbona bimeze gute, byagenze gute, urashaka kumbona mu buhe buryo? Aline ntiyashoboye guhita asubiza, aravuga ati, nashakaga kukubwira ko ngukumbuye. Kevin araceceka. Aline aramwegera aramubwira ati, Kevin, ndagusabye twongere tuganire nk'uko twahoze. Kevin aramureba aramubwira ati, Aline, naragukundaga cyane. Aline ati, ndabizi. Aramubwira ati, ndabizi. Kevin arakomeza aramubwira ati, ariko igihe nari nyiri umukene ni wowe wa mbere wambwiye ko nta hazaza mfite. Aline ahita arira, kwa kundi abakobwa bahita biriza. Aramubwira ati, naribeshye. Kevin ati, nshobora kukubabarira ariko sinshobora kwibagirwa ibyo wankoreye. Aline ahita apfukama imbere ye, amufata ku maguru, aramubwira ati, Kevin, ndagusabye ntugende. Kevin aratungurwa. Aline ararira cyane, araboroga. Aramubwira ati, naribeshye, natekerezaga ko amafaranga ariyo rukundo,
ubu namenye ko ukuri Kevin aramureba. Namenye ukuri ko amafaranga nta kintu n'iki na kimwe avuze imbere y'urukundo. Kevin aramureba ariko umutima we wari utangira nyine kuzana amarangamutima ya kera, atangira kwibuka ibintu byinshi. Arangira ambwira ati okay Aline haguruka. Aline ntiyagira ikintu akora, aguma hasi ati ndakwinginze Kevin. Kevin arongera ati haguruka. Wa mucuruzi wari uri kumwe na Kevin yari ari kure gato areba uko ibintu byari birimo kugenda. Kevin afata Aline ukuboko aramuhagurutsa ati sinshaka ko wicisha bugufi gutya kubera njyewe. Aline aramureba ati none se uracankunda? Kevin araceceka ariko nanone arangije aravuga ati hari igihe nagukundaga kurusha uko nkunda ubuzima bwanjye. Aline ararira. Kevin arakomeza ati ariko ubu niga kwikunda no kubaka ubuzima bwanjye kurusha uko nakunda abandi bantu. Aline yumvise ko Kevin atakiri wa musore wamwirukankagaho nyine. Hari ukuntu umusore aba yirukanka ku umukobwa akamwiryaho, noneho mu minsi izaza ugasanga noneho wa mukobwa niwe urimo kwirukanka ku musore. Akenshi rero umuntu uzumva iki kiganiro, uzumva izi episode zose akazumva azasobanukirwa. Aline yumvise ko Kevin atakiri wa musore wamwirukanka, nyine yumva ko atari we wa musore nyine wamwirukankagaho cyane. Mu mezi yakurikiyeho Kevin yatangiye gukora kuri wa mushinga. Yakoraga kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Yize byinshi ku bucuruzi. Yatangiye kubona amafaranga menshi kurusha mbere, ariko ikintu cy'ingenzi ni uko atigeze yibagirwa umuryango we. Yatangiye gufasha mama we, yamwishyuriye ubukode bw'inzu, yamuguriraga ibintu yari amaze igihe adafite. Umunsi umwe mama we yaramubajije ati mwana wa, ibi byose wabikuye he? Ibi byose ubikura he? Kevin aramwenyura ati nabonye umuntu wamaye amahirwe igihe nta kintu n'iki na kimwe nari mfite, nabonye umuntu wamaye amahirwe. Mama baramubaza ati se ninde? Kevin aramusubiza ati umuntu wanyeretse ko ubukene bwo muri iyi minsi utavuze ko ejo hazaza nzakomeza kuba ndi umukene. Aline atangira kubona ukuri. Aline nawe yari yarahindutse. Yatangiye kubona ko ibyo wakoze byose atari byiza. Umunsi umwe yatangiye noneho kureba Kevin ku kazi, akazajya amusanga ku kazi, akamuhamagara akamusanga ku kazi. Yamusanze mu biro bye. Kevin yari yambaye ikaruvati nyine kositimu, yambaye neza kabisa, ubona ko ari umusore ushyitse w'ibogare. Imbere ye hari mudasobwa n'impapuro nyinshi z'imishinga. Aline yaramurebye ntiyashoboye kuvuga. Kevin aramubaza ati Aline hari ikibazo? Aline aramwenyura n'amarira mu maso, aramubwira ati naje kureba umuntu nigeze kubwira ko nta hazaza afite. Kevin araceceka. Aline arakomeza ati uyu munsi ndabona ko nari naribeshye cyane. Kevin aramureba, ariko icyo gihe hari hariho ikintu kimwe Aline atarazi. Kevin yari agiye gufata icyemezo gikomeye ku buzima bwe bw'urukundo, kandi icyo cyemezo cyari kigiye gutuma Aline arira kurusha mbere. Ese episode ya 6 iduhishiye iki? Episode ya 6 iduhishiye iki? Ese tuzabona Aline na Kevin basubirana? Ese tuzabona Kevin ahitamo undi mukobwa? Byose reka tuze turebe muri episode ya 6 bizaba bimeze gute. Kana subscribe utazacikanwa.